ko rugize igice kinini cy'ubuzima bwacu, ruzanahoraho kugeza n'igihe tuzapfira. Niyo mpamvu no muri Bibiliya handitse ngo byose bizashira, hasigara iki? Hasigara urukundo. Igihe yaravuze ngo niba ukurikiye inzozi zawe, bivuze ko ukurikiza iby'umutimanama wawe ushaka. Cyagiye ukurikiye inzozi zawe, burya ubukurikira icyo umutimanama wawe ushaka. Kandi ntabwo ushobora kugana ahantu habi igihe cyose ukurikiza umutimanama wawe. Niyo mpamvu kwizerera mu mutimanama biruta ibintu byose bibaho wakwizereramo. Umutimanama wawe. Diyo yigeze kuvuga ngo ubuzima buzagushyiraho ibintu udashobora kugenzura, ariko ujye uzirikana ko igihe cyose ibyo utagenzura bitaguhitanye, uba ugifite amahitamo yo guhitamo gukomeza kubaho. Iyo ubuze amahitamo ni handi uzasanga umuntu yiyahuye agapfa, ariko igihe cyose ibintu bikubuza gukomeza ubuzima, ibintu bizagushyira mu gihe udashobora kugenzura, bya byago uzagenda uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, za mbogamizi, igihe cyose bitaguhitanye uba ugifite amahitamo yo guhitamo kubaho, kandi birashoboka cyane. Buriya ikitakwishe nicyo kigutera imbaraga. Na Celine Dion yarabivuze. Hanyuma yaravuze ngo nta muntu n'umwe ndushanwa nawe kuri iyi si, mpanganye nanjye ubwanjye. Nawe ntukagire umuntu muhangana, ujye uhangana nawe ubwawe. Celine Dion yigeze kuvuga ngo intego yanjye buri gihe ni ukugira amanota menshi kurusha ayo nagize ejo hashize. Buriya jya uharanira ko uyu munsi uba mwiza kurusha ejo hashize. Kabone nubwo wahura n'imbogamizi, ariko jya uharanira yuko uyu munsi waba mwiza kurusha ejo hashize. Yitwa Celine Dion. Uyu mugore yigeze kuvuga ngo cyagihe uba uri gutekereza ko utabishobora, burya nicyo gihe cyiza, ahubwo cyiza wanabishoboreramo. Hahandi ucikira intege, kuri Celine Dion nicyo gihe cyiza ahubwo wabishoborera. Hanyuma yigeze kuvuga ngo ntugatume umwuga wawe cyangwa ibyo ukora bihinduka 100% by'ubuzima bwawe. Abantu benshi bajya mu kazi bagatwaruka, ubuzima bwe bwose bukaba akazi. Kuri Celine Dion abona ngo burya umwuga cyangwa se akazi ukora kagufasha kubaho, ariko umwuga ntabwo ari umwirondoro wawe. Uba ugomba kubaho n'ubundi buzima. Hari umufilozofi ugeze kuvuga ngo gukora ni imiruho. Ngo gukora ntabwo ari byiza, buriya ngo gukora ni umuruho. Niyo mpamvu iyo batanze konje abantu benshi baserebura, kubera ko gukora muri kamere y'ikiremwa muntu ubundi ntabwo twaremewe gukora. Gukora nyine ni umuruho w'isi. Bibiliya yibisobanura neza, impamvu dukora tugomba kurya twiyushya kuya no kubera ibyo Adamu na Eva bakoze. Bibiliya yo hari ukuntu bivuga ukumva hari ukuntu bisobanutse. Abafilozofi bo babisobanura mu buryo bumva birimo urujijo. Ariko burya gukora ngo ni umuruho. Niyo mpamvu abantu benshi nyine badakunda gukora. Kuri Celine Dion nawe burya avuga ko ngo umwuga wagufasha kubaho, ariko umwuga si umwirondoro wawe. Wowe ufite agaciro gakomeye kurenza ibyo ukora. Ubuzima bufite agaciro kurenza ibyo ukora, kandi ubuzima ntabwo ari akazi. Ubuzima ntabwo busobanura akazi. Akazi ni kakakubuza amahirwe yo kubaho ubuzima bwawe wifuza. Yes, yitwa Celine Dion. Hanyuma kuri Celine Dion burya ngo umuntu ugukunda ni wa wundi ukubera imbaraga igihe wacitse intege, akakubera ijwi igihe udashobora kuvuga, akakubera amaso igihe utabona, akakuzamura ahandi udashobora kugera, kubera urukundo gusa. Uwo muntu niba yujuje ibyo bintu aragukunda bya nyabyo. Hanyuma yigeze kuvuga ngo urukundo ntabwo rubaza impamvu, ruvuga bivuye ku mutima, kandi ntabwo rwigera rusaba ibisobanuro. Buriya rwa rukundo rusaba ibisobanuro ntabwo ari urukundo rwa nyarwo. Wa muntu ugukunda agahora gusaba ibisobanuro buri munsi, urwo rukundo ntabwo ari urwa nyarwo. Kuri Celine Dion rimwe na rimwe mu buzima ujye ufunga feri, ntukamenyereza abantu ibyiza gusa, ujye ureka abantu nabo barote. Rimwe na rimwe ngo ufunge idirishya ubareke bige kwitekerezaho. Ibi ni nka bya bindi mbona mbabwira ngo nugaburira umuntu umuceri ushobora kuba umukoreye umunsi, ariko umweretse uko bawuhinga uba umukoreye ubuzima bwe bwose. Rimwe na rimwe abantu bawe ujye ubafungira amazi kugira ngo bige gutekereza ukuntu nabo bacukura iriba ryabo. Ntugahora uha umuntu buri gihe, ahubwo ushobora kumuha ariko ukanamwigisha n'ukuntu ashobora kwirwanaho mu gihe udahari.
kwa kundi urera umwana, ari igihe abantu barera abana nabi, umwana ukamurera ku buryo nta kintu ashobora kwitekerereza, nta kintu ashobora gukora, ugasanga umwana afite imyaka 15 ariko ibintu byose ntashobora kwivumburira, nta kintu na kimwe ashobora gukora kubera ko wamureze nabi. Buriya umwana nunamurera, ujye umurera ku buryo nawe agira bwa bushobozi bwo kwirwanaho mu gihe udahari. Ntabwo uzahoraho, hari igihe nyine umwana azakura akagira inshingano za wenyine. Iyo utabimutoje akiri muto, ni hahandi usanga umwana avuyemo umuntu nyine utifuzaga ko yavamo. Celine Dion yaravuze ngo ntuzatekereze ko abantu bazakwishimira nibabona wishimye. Igihe cyose wishimye ntuzatekereze ko ariko abantu bose bakwishimiye. Kuba abantu bagusekera ntibivuze yuko mu mitima yabo bakwishimiye 100%. Kuba bagukomera amashyi ntibivuze ko bishimiye ibyo uvuga cyangwa ibyo ukora. Ikiremwa muntu cyifitemo kamere mbi yo kugerageza gusubiza hasi abimbereye neza. Uwo ni Celine Dion. Hanyuma uyu muhanzi yemeraga Whitney Houston bya hatari ku buryo yigeze kuvuga ko ngo yari umuhanzi utangaje. Yigeze kuvuga ngo igihe natangiraga kuririmba mu Cyongereza nashaka kumera nkawe, namukunze cyane, amasengesho yanjye yerekeza cyane ku mukobwa we n'umuryango we wose. Dion yigeze kuvuga ngo nubona ikintu runaka ari ikintu gisobanuye ku buzima bwawe, ntuzashidikanye na rimwe kugishyiraho imbaraga zawe zose. Niba ikintu runaka ubona hari ikintu gisobanuye ku buzima bwawe, ntuzashidikanye na rimwe kugishyiraho imbaraga zawe zose. Ni nka bya bindi Enrique Iglesias yigeze kuvuga ngo niba hari umuntu runaka ubona ukunda wakuraho ibyishimo, uzasige byose umusange. Hanyuma Dion yigeze kuvuga ngo ikintu cyoroshye buri wese aba ashobora kugikora, ariko umuntu w'agaciro ni wa wundi ubasha gukora ikintu gikomeye kidashobora gukorwa na buri wese. Uwo nguwo ni wo abantu batangarira. Iyo ushaka kubaka izina ukora bya bintu bikomeye bidashobora gukorwa n'abantu bose. Hanyuma yigeze kuvuga ngo igihe cyose ugihumeka ntuzigere uhagarika kurota kandi uzarote binini. Yigeze no kuvuga ngo nta kindi cyabayeho ngo ngeraho ngeze uretse kwitwararika, kugira discipline, indero. Ntacyo wageraho udafite indero. Yigeze no kuvuga ngo nubwo udashobora gusubiza ibihe inyuma ngo usubire mu myaka yawe ya za 20, ujye uzirikana ko nta kizabuza ubuzima bwo gukomeza. Burya ibyiza bihora biri imbere. Imyaka yose waba ufite, ibyiza bihora biri imbere. Ushobora kuba ufite za 50, ibyiza bihora biri imbere. Ntabwo ushobora gusubiza inyuma ibihe ngo ugire imyaka 20, ugire imyaka 15, ntabwo bishoboka. Ariko ujye uzirikana ko ibyiza bihora biri imbere. Iteka ryose ibyiza bihora biri imbere. Celine Dion yigeze kuvuga ngo ikintu kigoye kubona mu buzima ni ukuringaniza amarangamutima ku bikubaho bikunezeza ndetse n'ibikubabaza. Buriya uburyo ubyitwaramo byombi nicyo gisobanuro cyawe. Hari n'umukire wigeze kuvuga ngo niba ukibona amafaranga ugasara, uracyafite urugendo rurerure rwo gukira. Hari umuntu ubona amafaranga agahita atangira kumukirigita. Amafaranga akamukirigita byatara agashaka ibintu yagura. Ngo niba ukibona amafaranga ugasara, gukira kwawe bikiri kure nk'ukwezi. Niba ukibona amafaranga gutuza kwawe ukabona kurabuze, ubu ugifite gukira biri kure nk'ukwezi. Ni umukire wabivuze. Na Dion rero yigeze kuvuga ikintu cyenda kumera gutya. Buri ikintu kigoye mu buzima ni ukuringaniza amarangamutima y'ibikubayeho, yaba ibikunezeza n'ibikubabaza. Ese iyo wishimye ibyemezo ufata biba bimeze gute? Iyo ubabaye se ibyemezo ufata biba bimeze gute? Iyo utabasha kubibalansinga neza, ugifite urugendo rurerure. Hanyuma Celine Dion yaravuze ngo iyo utarabyara ntushobora kumva neza igisobanuro cyo kubaho. Iyo umaze kubyara ngo nibwo ubona ko ubuzima bushobora kuringanira. Ibyiza n'ibibi bikajya ku munzani umwe bikaringanira neza. Burya ngo iyo ubashije gutanga ubuzima, urugendo rwawe kuri iyi si ruba ruhagije kandi ruba ari rwiza. Kuri Celine Dion. Hanyuma yigeze kuvuga ngo hari inama imwe murama abansaba ibitekerezo mu kibuga dukiniramo. Iyo nama nta yindi ni indero, discipline, no kuba witeguye gukora cyane. Ubundi iyo ufite discipline ukaba witeguye gukora cyane, nta kintu na kimwe utageraho kuri iyi si. Hanyuma yigeze kuvuga ngo ibintu byose bikubaho
bitewe na kamere yawe. Abantu bamwe ntibashobora kwihanganira kuba bonyine, ariko ngiye nkunda kwigunga no guceceka. Ibintu byose ni kamere kandi abantu ntabwo bahuza kamere. Celine yaravuze ngo buri kintu cyose waba ukora cyaba gito cyangwa kinini uzashyireho umutima utitaye ku nzozi z'imyaka yose wahoze ufite. Iyo umuntu ari gukura aba afite inzozi, nzabiki. Buri kintu cyose ukoze ujye ushyiraho umutima wawe utitaye ku nzozi z'imyaka yose wigeze kugira. Hanyuma mu magambo yose Celine Dion yavuze, ayo nasorezaho ni aya ngaya. Yaravuze ngo burya abantu niba abantu bashobora kuba bazi amateka yawe wowe utazi ayabo, ni ikimenyetso cy'uko hari ahantu umaze kugera. Uzakomeze ukore cyane, kwa kundi abantu baba bakuvuga wowe utazi ibyabo. Ahangaha ni ikimenyetso kigaragaza yuko hari ahantu wageze. Hanyuma yaravuze ngo abantu batajya batsinda ni ba bandi batazi ko ibyishimo ari amahitamo, ba bandi batajya bishima. Abangaba ngo ntabwo bajya batsinda. Diyo kandi yaravuze ngo ntekereza ko ubuzima bufite ibanga kandi abana bafite iryo banga. Celine Dion yizerera mu bana birenze ukwemera. Ahari ntabwo bihabwa abantu bose kuvumbura iki kintu, ariko kuri Celine Dion avuga ko ngo hari imbaraga udashobora kumenya mpaka igihe uzabyarira, ngo nibwo uzasobanukirwa izo mbaraga. Ayo yose ni amagambo yavuzwe na Celine Dion.